reka turebe iri shama azamukamo iri shama arakwica iri shama ageramo Kinyama Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yes, mwifurije kugubwa neza aho uri hose mu bice bitandukanye yaba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Iyi ni Urugendo Online TV. Murabizi ko tuba twabereye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Uyu munsi twerekeje mu karere ka Rubavu. Twagiye kubakurikiranira umukino uri guhuza ikipe ya Vision ndetse n'ikipe ya Nkombo FC. Uyu ni umukino urangiye igice cya mbere ari igitego kimwe ku busa, ariko ni umukino ugikomeje kuba. Turabakurikiranira byinshi kuri uyu mukino kandi ntago nagenda ntakwibukije yuko Marshal Real Estate ari bo bonyine bagufite ibibanza byiza biri ku giciro cyiza. Abo bagufite ibibanza biri mu masite atandukanye, aba site ya Bugesera, site za Kamonyi ndetse no mu yandi masite agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu. Ikiza cya Marshal ni ikihe? Nuko bagufite ibibanza biri kuri make cyane. Igiciro cyo ntikigukange kuko bagufite igiciro kiri hasi cyane. Ikibanza cyawe ibaze ko ushobora kukibona kuri miliyoni 2.5 kuzamura. Ushobora kwakura ikibanza cyiza kandi kimeze neza. Baye ikaze rero abantu mwese kandi komeza kugira uruhare mu gushyigikira Urugendo Online TV. Get in. Weekend is say. Weekend ni hatari kabisa, weekend ni ngiri. Weekend iraryoshye ibintu bimeze neza cyane. Kandi itegure ko n'abantu bose bagiye kudukurikirana kabisa kuri match tugiye kubageza kabisa kandi ikipe ya Vision Jeunesse ndetse n'ikipe ya Nkombo. Icyiciro cya kabiri imikino tubageza mu buryo bwiza kandi bimeze neza cyane. Uyu munsi rero turahaye ngo tubagezeho shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Amakipe yamaze kubagera mu kibuga ariko babanje kuza ibintu by'ibibazo nyine, ariko nyine umukino ugomba kuba shampiyona igomba gutangira. Ku ruhande rero rw'ikipe ya Vision Jeunesse uveri mwiza amafite mu bita niyo mukiza yitimbara kanyuma afite mu Ojedo Iranzi bakijyamo Innocent Ishaka Rukundo Naziri bakijyamo Akram Iradukunda David Mbonigama bita Ibrahim Salomon Jamal Wase Gaston Jean ndetse na Simona Eri hanyuma tibagiwe rero bita Munyaneza Patrick hanyuma Wilson Kwani w'ikipe ya Nkombo dufitemo manze
kabisa ku ruhande rw'ikipe ya Nkombo muzafitemo umutsara mitwa Totim araza kuba ari mwiza neza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Nkombo asigaye kwitabira umutsara mitwa Cedric kabisa ameze neza cyane gatatu umutsara mitwa Nibizi umutima defense araza kuba afite abasore bagera kuri babiri hari umutsara mitwa Christophe umutsara mu bitaro Rodrigue kabisa ndetse n'undi mutsara mu bitaro Jean uza gukina kuri karindwi ikibuga hagati akaza afite umutsara mitwa Prince Isayi uruhande rumwe aza kunyura umutsara mu bitaro Claude asigaye inyuma y'umwataka nyuma y'umwataka umutsara mu bitaro Isayi haraza kwandika umutsara mu bitaro Shwa kabisa aho ngabone cumi n'umwe bagiye kubanzamo uruhande rw'ikipe ya Nkombo kabisa unuka ibintu byifashe ubwo naho tugiye kwandikira reka nize ko abantu mwese mudukurikiye kuri Sano Radio 92 FM kuzere ko mumeze neza ikipe ya Nkombo aragera nimero ariko umusore nziza umusaragukare buryo bita Imbaraga niyo mukiza yahagaze nabi cyane ahita purasa ateze mpoto muri metero 90 kijyamo miyasarimi na Nkombo kimwe ikipe ya Vitien ubusa atari mbega Vitien nyuma kabisa yo kutuganiriza intego nyinshi cyane bafite mu mwaka w'imikino ku munota wa kare cyane umunota wa karindwi wenyine kabisa bateretsemo igitego cya mbere umutaramu bitwa Isayi ni mubaya kabisa bw'umuzaba tuzagenda bige ntabwo uzajya kwiga imibare naho imibare y'ikirere ijyanye n'umupira w'amaguru byazahita hazamo ibintu by'ibihekane Nkombo yose kabisa igitego kimwe Nazira iterekamo hagati mu kibuga ariko bakura abasore ikipe ya Nkombo ni Prince reka turarekipera neza cyane harimo igikweto cyinshi kirato cyinshi ariko baravuga ati baramubwira ati wowe Ibrahim Salomon wakoze amakosa uyu musore wambaye nimero 7 umeze nka Wananzambe Wanamboka ati wakoze amakosa reka turodiga kina neza cyane baravuga ati niwe kurengurwa ku ruhande rw'ikipe ya Vigeni n'uyu musore yitwa Innocent Itangishaka ari naga cyane ari gushaka Gerard ariko wayisubiza umutaramu yitwa Iradukunda Ibrahim ayisubiza inyuma kuri kapiteni Jedo wakina neza cyane ari gushaka umuvandimwe yitwa Nazil bagenda bakina neza abasore b'ikipe ya Vigeni ariko ikintu cyerecyanye no kugera imbere y'izamu ni mwoto wa koti yambari numuriro kotira kure ibintu biba bikomeye kabisa abona ko ikipe ya Nkombo kabisa avuga ati twebwe twakoze imyitozo imwe yo ku musenyi gahunda ziba zimeze neza cyane ubwo n'abantu baba bakeneye kuryoherwa dia nabo bamukeneye kuryoherwa ubwo nyine mwumve yuko gahunda zimeze neza cyane katobita umuvandimwe ari Imbaraga niyo mukiza asiga kagura inyuma baravuza kuza cyane ariko mutarama avuga ati nta cyabaye reka tore Jedo wakina neza cyane ayitereka ku rundi ruhande ari gushaka bita David Mbonigaba ayitereka mu hagati kuri uyu mutaramu yitwa Jamil Wase akina neza cyane ashaka wita Salomon ariko baro barayirenza niyo kurengurwa na Munyaneza Patrick reka twe Munyaneza Patrick irengura inyuma cyane ari gushaka umutaramu Jedo ubona ari we bari gukinisha cyane ayitereka ku rundi ruhande ari gushaka ko bita Innocent yinduramo ariko umuvandimwe hano Totima agakina neza cyane agasubiza hagati mu kibuga umutaramu arawusha aravuga ati ibi ni ik'Abanyarwanda Squataruni yateye 2012 muri UEFA Champions League abantu barayibuka Katuiza yazamukana induramo ariko Jedo wakina neza cyane baravuga ati niyo kurengurwa n'ikipe ya Vigeni kabisa yitwa kapiteni Gideon ni maestro kabisa ni maestro we ni mubaya kabisa agapira itagakoraho neza cyane yitwa Gideon urumva ko gahunda ziba zimeze neza cyane kana cyane gukomera ariko abasore bahita bakuraho abasore ikipe ya Nkombo bona ko bari sensationnel ntacyo zona kimwe ayiterekamo hagati mu kibuga ari gushaka Prince akina neza cyane ayitere agiye kuba yayikina ariko musobita Innocent Itangishaka itakarenza Innocent Itangishaka itayirenza
reka turebe akina neza cyane Inosa itanga ishaka na Gedeon ayitereka hagati mu kibuga ashaka go bita Ibrahim Inosa reka twe Mbonigaba yinduramo ariko bitatu tima itagafata neza cyane nta kibazo kabisa umutana bitatu timu n'umuzamu w'ikipe ya Nkombo FC agapira itagakora abwira ati kabisa mugende mwongere mugabure ati mwongere mugabure kabisa turebe kuntu gahunda zagenda neza cyane bazibafashe neza cyane tubafite ibibanza byiza kandi bihendutse ku giciro cyiza cyane kandi mu gihugu cyose bantu barandirode babyuko babasakuriza ati bimeze bite ugasanga ati ngo byifashe bite ubwo rero bamugomba kugenda mubikurikira neza cyane kuntu gahunda zifashe gahunda gake cyane ubwo Marshal Real Estate ubwo akanizera yuko ibyo bibanza byanyu mufite mugomba kubitanga mukabiha abakiriya mwese neza cyane serivisi zose turazibaha kandi mu buryo bwiza cyane umujyi wa Gisenyi dukorera mu nyubako ikoreramo Beka abantu mwese kabisa icyambere abantu mwifuza gutunga inzu kabisa Marshal Real Estate yabazaniye amahirwe yo gutunga inzu ibugesera ku kiciro cya $30,000 abantu mufite $30,000 ukabugikoresha rukakugikodesha rukaku ibintu byo kuvuga ngo uragenda winjira mu mwobo gira ubone inzu $30,000 gusa sinza uyikura ariko nyine urakurikirana neza bigende neza cyane $30,000 zonyine z'amanyarwanda ntago ari amarundi cyangwa amakongomani ni z'amanyarwanda gusa ugahita ubona ibintu bikagenda neza cyane kandi aba hari inzu kabisa zimeze neza cyane nk'inzu ifite ibyumba 4 ifite douche na toilette ebyiri igikoni salon ndetse na salle à manger abantu wese mutekera mu gikoni mukaba murahaririye mwese ni mugane Marshal Real Estate maze ibintu bigende neza cyane nimba nawe kandi ufite umutungo utimukanwa ugurishwa cyangwa se ikibanza waduhamagara tukabigufasha ni kuri 0788 Marshal Real Estate sozwa no 93 ibintu kagenda neza cyane twajya atasiyo Nkombo se irataka reka turebe abataramu ba Nkombo bagenda bataka iminota imaze kwa 18 y'umukino ikipe ya Nkombo afite igitego kimwe ikipe ya VGN ubusa ariko Itembaraka niyo mukiza ayiterekaniza cyane kwa David agenda akina neza gushaka uyu muvandimwe yitwa Ibrahim Salomon agenda nanyanyagira cyane reka turebe ayitereka kwa Itembaraka niyo mukiza ayitereka kwa Gedeon ayisubiza imbere umutuza wa VGN ariko wabwira ati nyabuneka ari gushaka Gerard reka turebe abasore ba Nkombo bayikura ubona ko ikintu fike byose bari kumwe nabyo reka tu Inosa itanga ishaka ikina neza cyane na Itembaraka ikina neza Rukundo Nazil ayisubiza ku muvandimwe Gedeon ikina na Inosa itanga ishaka Inosa ikina neza na Gasore reka tuwe Gasore ariko abita Gasore yirukanganye baro iza kumurengana cyane abita Gasore Gerard warugerageje amahirwe kabisa VGN kabisa atangiye gukanguka uvuga ati Frere aba yatuganirije neza kadusengera amasengesho ya Frere muyapusha ubusa kabisa abasore ba VGN mwifata amasengesho ya Frere muyafatanye na beach ya Nkombo byose mubihuzahuze musange mukwiye kujya ku mazi aho kujya mu rusengero yeno kabisa mugende mubikora gake gahunda zigende neza cyane kabisa iminota 17 igitego kimwe cya Nkombo kabisa ku busa bwa VGN FC ni match turi kugenda tubagezaho kabisa mukanya naye mbabwiye yuko ibyo bibanza nabwiraga muzehe David David kabisa nari amwifurize weekend reka ta contre attaque ikipe ya Nkombo nago kigaruka geramo Chivamo Santana Bega VGN igenda ikora amakosa kabisa bagenda bahuzahuza ati twese turi munsi y'imyaka 20 bavuga ati reka tugende tubihuzahuza barabihujahuje koko bamaze kubihuzahuza bakora amakosa kabisa umutaramu yarabashose yarabisha umutaramu bita Claude ravuze ati reka ngende mbarase kabisa ariko kabisa agiye kudepoza agapira gatereka hejuru kabisa mu birere kandi mbabwira ati abantu bamukeneye ibibanza umunsi bamaze kugura ikibanza umaze gutura reka twena n'ubu Nkombo biracyakomeye Nkombo yinduramo ariko umuvandimwe
nawe bimeze neza cyane amubona coach wa VGN koca wa VGN mbona kiri bumurenge kari akantu k'imbere kaba kari gusumira imbere urakazi hari ukuntu Imana ijya iguhira cyarenze umufana reketse kona ikipe ya Ngombo kona ya Ngombo ayinjuramo ariko Nazira yikuramo isubira hagati mu kibuga agiye kuyatereka ku rundi ruhande ariko bahita bayirengereza neza cyane ngo hajemo icyo bita area insanovapa biriya nibyo bita guhirwa n'ubuzima ubuzima bukagenda bukaguhira pana nk'aya washyiraho ka kantu bapimisha inzu urakazi kahise ka kantu bapimisha inzu urakabona kariya rero ngo upimye ku muntu utaragira ku mafaranga nk'ibintu byose biba gasore Gerard akina neza cyane itereka hagati mu kibuga ayinduro wita Innocent itanga ishaka isubiza muri defense abasore bagenda banyanyagira yindura na pass transversal gushaka umuvandimwe yitwa David ayitereka mu hagati mu kibuga kwa Gasore Gerard akina nabi cyane baro bayimukuraho counter attack nanone Nazira ariko ararikpa neza cyane itereka hagati mu kibuga kwa David atereka kwa Innocent itanga ishaka Innocent yinduramo la obitino sakina usurbuni hatari wana kabisa mbarangiye na Planete Hotel ni hotel imeze neza cyane bantu mwese mukeneye gusohoka mukeneye kujya ahantu hameze neza cyane mujye muyoboka la Planete Hotel maze gahunda zigende neza cyane ikirungo cyo ni Mamatima izo kabisa niba ukeneye kuryoherwa n'icyakura cyawe cya buri munsi kugira ngo gahunda zigende neza cyane mujye muyoboka ikirungo Mamatima maze ibintu bigende neza cyane ubwo ni iminota turi kugenda twenjoyinga ariko itamusifuza ati habayemo kurarira kabisa ibintu biba bikomeye ibintu birakomeye ntabwo byoroshye urumva ni hatari kabisa nicyo cyonyine gihari ibintu ntabwo biba byoroshye kandi mbwira abantu baba mushaka nyine ibyo bibanza ushobora kuzana ukavuga ngo tuba turi kwamamaza ngo turi kurya amafaranga ariko nawe ndimo ndakurangira ibintu byagufasha imaze kuba umaranye akazi imyaka 85 uburi imyaka 5 ngo upfe ariko ukaba utaragura ikibanza ngo ubakire umuryango wawe uzature neza buryo utarasogongera ku munyenga wo kwirukanwa mu nzu na Randi Road utaramenya agaciro ko kugura ikibanza ukubaka ayo maganya nka ya Remiya oya mba nkubwira ruka kureba imyaka ufite 29 hafi 30 wanze gushaka ariko ukaba waranze gushaka ukazarinda ubaho ukinakodesha bwa Ferwafa bwose bwari bwibereye muri match bwanga gushakira lisanse urumva ko ibintu byari bikomeye kabisa lisanse yagutese lisanse se nuzi ko igice cya kabiri bagomba kuba bafite lisanse bigiriye mu Ivubi andene nyuma yo kujya mu Ivubi reka turebe Innocent induramo ariko barivamo atari nyuma yo kujya mu Ivubi banga gutanga lisanse ndene nyuma yo gutanga lisanse bigeze match igiye gutangira saa 9 abantu bafite lisanse muri staff y'amakipe yombi ari umuntu umwe aba Ngombo aba na VGN hose abantu bafite lisanse muri staff yose hajemo icyo article 15 ati twideure so reka turebe rero ni goal kick ku ruhande rw'ikipe ya agenda zamura minota 26 Ngombo baracyayowe n'igitego kimwe ikipe ya VGN nta kimwe barabona reka twe barayizamuramo neza cyane ari gushaka uyu mutaramu wambaye nambari 15 yitwa Sibomana Eric batereka hasi umusifuzi aravuga ati ahubwo wewe ati ku ruhande rw'ikipe ya VGN nimwe mwakoze amakosa ngo hajemo icyo bita insanovapa ngo bahamagaraga umutaramu ngo ibyo yarababwiye agasanga yahinduye ibitekerezo ati icyo gisasu ntabwo nakikorera bamwe babaga ibitekerezo ati rero nimwideburiye dukine n'ubundi n'umukino wa mbere muraza kubikurikirana kipe imwe navuze muri izi ngizi zo 11 yari yabanjemo yaje guhindura isanze nawe 11 bari bafite lisanse byari byakomeye kabisa ubwo rero nuko gahunda ziba zifashe urumva byose ni iterambere nyine nizo lisanse zo mu cyiciro cya kabiri nazo kuba zatangiye kujya zitekerezwa nabyo ni ibindi ubwo urumva nayo Innocent itanga nabi cyane abasore ba Ngombo barapira neza cyane nta mikino ni contre attaque mu bundi bakanyanyagira igera kwa David agiye ko yayikina ariko umutara mwiza yahita recupera
kapiteni kwa Nkombo akina neza cyane ayitereka kwa Gasore Gerard Gasore ariko reka turebe umusifuzi aravuga ati umuntu yigwisha ahubwo urebye nawe nagutondoshemo ikarita y'umuhondo ubita Gasore Gerard wari ukoze kontra ataka ya kimataifa ariko agiye kuyagerayo baro bahita bayitereka hasi umutara atereka hasi bita umutoza kurarerwa kate kontra atake nunda hindura mizayi ariko umuvandimwe ya David akuramo David atereka kwa Innocent atereka kwa Gasore Gerard ariko umusifuzi ahita bamuterekamo baravuga ati leta mzee Samu ngo Gasore nta kigenda bura Samu ajyaho hamwe Innocent itangisha kugiye kwa yahinduramo baro Innocent itangishanka reka twe Innocent itangishanka umutarama itaryama aravuga ati afashwe n'icyo biti gicuri bigenze bite umutarama itaremba arahwera aravuga ati njya nibaza abatoza kubera iki bakunda kwambara ingofero izuba Innocent itangishaka reka twe Innocent itangishaka yinduramo ariko bita shota abita Ebo Brown Solomon wari ugerageje n'umutwe ariko bahita bakumukuraho baro Ebo Brown Solomon stade cyangwa se bavuye mu bikorwa byose murimo muze mwikoza kuri mateleviziyo yanyu muri qualification yo gushaka igikombe cy'isi igice cya mbere nuko kirangira nari mbanje kubanza kubutwara ariko buragarutse bwari bugiye sharuka zakoribara amambwira umutara mu bita nibize Emmanuel nabizi ko nawe mu yule anayefa nambari 22 mgongoni kinnye ngo muri rayoni ndiye anayepiga mikwaju mirefu akachezea dari kaenda Morogoro uyu munsi turi kuvuga ikinyarwanda ibintu byo kunjyana mu zindi ndimi uyu munsi ni ikinyarwanda reka tekona ikipe ya Vijena yinduramo ariko shot ariko baro ivamo yasubira kwa Barara abwo kontra attack umusora kwica abitsa Nazira ikina neza cyane ayikura itereka ku rundi ruhande kwa Innocent itereka kwa Idimbalaka akata Idimbalaka itereka kwa Nazil akina neza cyane azamuramo ari gushaka ko bita Gasore ariko Teotima gongana n'umuntu arasanze umusizi ariko yari yamaze kumarika rouge ati kandeba ukuntu twabigenza gutya ni kibona ko bari gushyushya umuzamu wa kabiri kabisa umuzamu wa kabiri wa Nkombo rwose barimo baravuga yamishyuhirize ko ariko wajyumura ni atari iriya mishyuhirize reka tureba n'ukuntu twikorera amafaranga nayo abakenewe ariko nabwo ntahemba nkurangira ngo ugenda ngo upload nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo mere neza ngenda cyabura imyaka yo kubaka ariko nzubaka ntuzongere kunyita mukuru bana batazajya ngo ni umusaza nose ndabeshye icyo wamenya niba nawe ufite umutungo utimukanwa ushaka kugurisha inzu ikibanza tuzabigufashamo kabisa kugira ngo ure n'abakomisiyoneri cyangwa se abatubuzi bagutuburira ibintu byinshi uzatugane tubigufashemo muri Marshal Rio Estate waduhamagara ku murongo utishyurwa ni muri 60 70 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0783 93 793 wanadusaba kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Marshal Estate maze ibintu bikagenda neza cyane ni mugane Marshal Rio Estate maze muryoherwe n'ibibanza byiza cyane ndetse n'inzu nziza zimeze neza cyane aho bashobora kukubonera inzu kuri $30,000 inzu ifite ibyumba 4 douche na toilette igikoni salomanje kandi ifite na cotire kabisa ibintu bikaba bimeze neza cyane iyo bayita Marshal Rio Estate
ubwo rero umuzamu Totime akaba yamaze kuvamo bamugeje mu mbangukiragutabara rwose muri ambulance niho ari umuzamu wa kabiri Idi nawe akaba yamaze kukigeramo nimero 30 ku ruhande rw'ikipe ya Nkombo bita Idi rwose akaba yamaze kuba asimbura katurebe rero iminota ikaba imaze kwa 61 y'umukino Nkombo kimwe kipe ya Vision ubusa reka turebe Inosa ikina na David reka turebe David azamura yo ariko baravuga ati ni goal kick ni baro yo guterekwa imbere y'umuzamu bita akina neza yitereka kuri mutamu yitwa Uwiringiyimana Christopher ayitereka kwa Idi reka turebe reka turebe akora majaba ariko bara itayikora neza cyane gira hagati mu kibuga reka turebe Aime Prince bazamuka mu basore b'ikipe ya Nkombo neza cyane na mikino Iran Cedric baravuga ati baro wayirengeje niyo kurengurwa ku ruhande rwo bita Itangishaka Innocent agiye kwanagamira baro arayinaga ari gushaka ko bita Gasoresha ariko baravuga ati mare jete cyangwa yari yanagimbe aya Rukaku gahunda ntago ziba zoroshye uri guseka bimeze naza kukubwira kabisa hano mutaje kuri stade mwahombye kabisa mwahombye harimo Sanova pass gahunda zawe zimeze neza hari gahunda ibaye sawa aho ni sawa cyane oya n'ubundi gahunda ze reka turebe ni kwa ujumura ni nyuma ya match ni nyuma ya match aho ni sawa cyane ubundi ndakwemera cyane reka turebe kontra attack arakwicara ayiduramo ariko Aluma Nusra Mutarama aragerageza kuhinduramo cross ya kimataifa umusore bita Anselme Dusabimana winjiye masimbuye yarateretsemo baro ariko bayikuramo reka tuye kontra attaque ikipe Nibize Emmanuel batereka umusifuzi arasanze aravuga ati nta kintu cyabayemo reka tuye Dusabimana Anselme ariko yitara gucenga neza cyane katuye Idi reka tuye Idi Mayeso wow Idi ni muzima cyane Idi ubona ko ari umukinnyi ufite umutwe reka tuye Barara ari gushaka Anselme agera ariko Anselme barira murengana bita Dusabimana ubona kuvuye kwinjamo ko ari gukora iyo bwabaga yitwa Anselme Dusabimana nimero 9 mu mugongo ariko bita Idi ubona ko ariko afitemo akantu nawe ko kurya iminota akantu ko kumabara akavuga ati sipatikani wewe usinipoteshe kabisa bagize amahirwe babonye igitego mu minota ya mbere mu minota ya kare cyane ubona ko bari kuvuga ati tushobora kuba twabikora gahunda zikagenda neza cyane ni ikipe ya VGNFC kabisa iri kugerageza uburyo bwose bushoboka ariko abasore ba Nkombo kabisa batandukanye bona ko bafitemo abaki bafite experience wabitanga bonziza Eugene Muregeze Rodrigue Nibize Emmanuel so ubona ko ni wachezaji wanao na Baizai mtaalamu bita Shua uramubona Shua namubona cyane ubwo kwande rw'ikipe ya Vision bagiye kubasimbuza Vision bagiye kubasimbuza nimero 8 yitwa Pacifique Karisa yinjiramo havamo uyu mutaalamu witwa Akramila Dukunda vamo yinjiramo uyu mutaalamu wita ari amakuru mu kanya na Pacifique ari amakuru mu kanya narimo nkurura ariko bwari buhari nibura bwari buharimo gakeya reka tuyahinduramo mapro ariko umusore Dimbaraka izamuramo ari gushakamo bita Gasore ariko baro wayikena neza cyane igera kwa Eugene agucenga neza cyane Eugene ayisubiza inyuma agenda nyanyagira ayitereka ku muvandimwe yitwa Eliakin ariko aravuga ati abayemo amakosa sasa habari zo kwa nazo ni ipi amubwira aramuzamu Idi Kidiyaba kuri ya ekipe ya Juvenal imwe yavuye ku gikombe cya champion imyaka igera kuri 2 yari umuzamu wa kabiri wa Kiyovu Sport oya Brani Mayesoro kabisa kindi wamenya nuko sezishize mu champion y'ikiciro cya kabiri amuzamu ngo yateretsemo ibitego bigera kuri 2 oya se ibitego bitatu kinacho na kufunga ni moto wa kotea mbali kabisa ikipe ifite abazamu beza ibaze yatanze assist zigera kuri 5 afite skills nka zimwe za ba Edson Morales
Alisson Becker babazamu batanga assist kabisa na Andre Onana na Andre Onana maestro muri Turukiya ngameze neza cyane arica abantu ararambika byapfiriye mu majyaruguru mu majyaruguru ngo byarahombye majyaruguru byarahombye ubwo rero ubwo nabyo no gutangira kubitegura neza bikaba bimeze fresh Eugene aragucenga neza cyane Eugene ayisubiza inyuma ari gushaka umuvandimwe yitwa Genimana Isayi ariko barabasore b'ikipe ya Nkombo arakipa neza cyane ko ashaka ko yita Idimbalaka barayitari Taramu ni umunebwe ku rwego rukomeye Ebo Brown umunebwe namubonye Kabuma ashobora kuba yayishobora reka tu Salomo reka tu umuvandimwe barara barambika umusifuzi aravuga ati yambaye nk'Imana imikino iri hano se ko nabonye VGN ifite abantu bafasha ku bintu bijyanye n'icyakura ari system ibafasha kujyanye n'icyakura nzamenya ko bikunda nimbona mucuti wanjye yabyibushye ende Maestro se Maestro kwa mzee Sam mu gitondo ende Sam mu gitondo kwa mzee Sam wana nawe umuntu yakujyana ajyane ni Mr Irizi nyine oya cyozo rumuntu oya najye nta bintu byo kuvuga ngo nguranyuza mu migani reka tu Yakini azamura Mizayi bizageramo ariko bavuga ati noruje atari umuvandimwe yari yamaze kubaterekamo Eugene yari yamaze kubaterekamo ariko umusifuzi avuga ati noruje abateramo buri Nkombo bose bagiye bicuba kikivamo adashobora kwica kufra Anselme ahubwo batereka hasi bakiri muzasabwe yari yaraririye Mutarama ari kufra yagazweho ni Mutarama yita Rukundo Naziri ndetse n'Umutarama yita David Rukundo Naziri n'uyu Mutarama bita Fulgence ariko bayirekeho bita Rukundo Naziri reka tu Rukundo Naziri agiye kwazamura miya baro umusifuzi atitera reka tu Rukundo Naziri ahinduramo kivamo Mia Sarmina Santana VGN timuza kongera amasengesho n'ubundi ibintu birakomeye peka Umutarama bita Kitiaba akora amasafa y'ikinyejana agenda akora safu za zindi zikorwa n'abakibatali agenda avuga ati Mana Nyagasani peka tereka umutwe baragenda ukubita ageze mu poto bari ragenda ivamo barongera abasonga mariko ball muzamu Kitiaba agenda ukuramo kabisa peka we yitwa Ebo Brown Salomo kabisa Ebo Brown Salomon awushigitego cyabazwe awushigitego atari abantu baravuga ati iyi nyatsi nisundiye nta cyaho ni makobwa abagande bati ni tula wansi katotontome ati sebo mwenyewe Salomon wabita Salomon Ebo Brown Ebo Brown awushigitego cyabazwe atari umusifuzi wa kane bamwihanangiriza nako umutoza Saida Bed Makase oya umutoza wa mbere kubera urumva atangiye kuramata avuga ati ibi ni ibiki amuterekamo n'ikarita y'umuhondo terekamo ikarita y'umuhondo kabisa Saida Bed Makase amuteretsemo ikarita y'umuhondo ubwo nuko bagenda guhita bakora impinduka ku ruhande rw'ikipe ya Nkombo ese ikipe Renzo Christophe ni muzima cyane mambo ya picha akiba afite abakinnyi bakiye mu cyiciro cya mbere Mutarama bita Christophe nawe yanyirikiye mu cyiciro cya mbere urumva ko ikipe ya Nkombo iri serie uriya Mutarama witwa Christophe ngagiye mu cyiciro cya mbere muri Musanze Singa izicumo Christophe Katrebe yaramaze kugaruka muri Etenseri idakina neza cyane barahita yitubura mu kanya baraza ko wongeye iminota y'inyongera mu minota 4 tugeze ku minota 86 akina neza cyane Pacifique ayitereka hagati mu kibuga kibo igera kwa Ebo Brown ariko Emabra arakipara neza cyane ayitereka kwa Elishamu na Eugene ayitereka kwa Idimbalaka niyo mukiza Idimbalaka zamuramo neza cyane
barisanga umuvandimwe ahamagaze Makini igera kwa Nazil azamuramo reka turebe Idi ariko Idi ahita ayifata aravuga ati ni kona y'ikipe cumi nayo ni mike 10 ni mike reka turebe akina neza cyane kwa Barara akina neza cyane ariko ushaka ko bita Innocent ariko agiye kuyazamukamo Barara yirengereza mbona agiye gutereka 6 agiye guhindura 9 ni 9 aho agiye gushyiramo 9 yarancuritse ari ukuntu afata ubwenge bwa kabutwara n'ubundi nta buhari agahita abunyanyagirana ikibazo ugira niki uramubona mwenyewe Maradona bibabyaje baje mico bita force oya ntago ari ukwanga ni icyerekana ko amafaranga ahari reka turebe Irishama azamukamo Irishama arakwica Irishama ageramo kijyamo Ngombo FC amaze guterekamo ibitego bigera kuri 2 byose ku busa. Isaiah gitayasamo ku munota wa 7 ndetse n'umutano mu bitaro Shama teretsamo ku munota wa 89. Peka Vision mbega intego ngo ziratangira ziwahana ku munsi wa mbere wa shampiyona y'ikiciro cya kabiri. Mbega Ngombo bwa tukafite kibesha afite experience washiye mu giciro cya mbere ati biragoye yuko mwazamuka tumenyera kabisa baterekamo ibitego bigera kuri 2. Iminota ni cyane kabisa turi umunota umwe w'inyongera kabisa mu minota 9 tudera twenjoyinga Ngombo FC 2 VGN ubusa rekate kontra attaque ya VGN ageramo Gasore Gerard yiwarasunika Gasore akubita Garincha ariko Gasore biranga Basco kike Anselme Dusabimana batereka sumuziza avuga ati ni kufra ahita Anselme Dusabimana batereka sumuziza avuga ati ni kufra kabisa itsa kufra kwa rwo ikipe ya VGN ajya navuga ati reka tureko twabona basa agatego kamwe kubita ikarita y'umutuku kabisa ikarita y'umutuku kwa rwo ikipe ya Ngombo abaterekamo ikarita y'umutuku abwira ngo ari umuvandimwe bita Emmanuel Kibungo wa Mudondo cyane ikarita itukura kabisa abita Kibungo bavuga ati karita nyekundu amepatiwa Saida Bedi Makasa aravuga ati ko byamera kose aya match bayirangije ikipe ya Vision yakoze amakosa gutsindwa igitego mu minota ya kare ara na amakosa akomeye cyane gutsindwa igitego mu minota ya kare cyane aho ngaho bugaraguwe gature yukufura kabisa ko ari ikipe ya Vision yagazwa n'umutara mu bitino ndetse na Messi ya David kabisa karabatara bagira kari babiri kabisa bayihagazeho reka turenga baraza kwa bigenze bite muzamuka igihe ababwa ati mujye kurukuta mu mere neza cyane bana bataramu besho bagiye batandukanye wa Jean Shama amaze gutira igitego cya kambwa ati wegera uwo mutaramu Saidi Abedi Makasa abwira ati kabisa abasore banje mwitware neza ati ibintu bimeze neza cyane umutaramu wambaye utuntu tw'udukabutura kabisa kabutura n'utuntu tw'udukweto tumeze fresh bimeze neza kabisa gahunda system ziwazi ari ubuki reka turebe ko from wabita Innocent ndetse na Mboniga David bayagazeho reka turebe Innocent na Mboniga David bayagazeho iragenda bite baraterekamo cya kiravamo reka turebe Innocent asubira inyuma wabita idaravuga ati tuza gake reka turebe Innocent induramo kona kabisa Innocent kabisa mutara bucena gatatu kwa VGN maestro kabisa yari yamukarasa ibyo bita gukaraga umuntu muri 90 ariko boro kabisa bayikubita ku mitwe y'abantu bari kuta atasiyo bayiteko na sasa ayinduramo ariko barivamo abasore ikipe ya VGN ifite abasore bagufi. Yes, here I am with the head coach of Ngombo FC. Coach, welcome. Thank you. First of all, tell us your name. My name is Saidi Abedi Makasi. How do you feel about today's win?
that is happiness. Even we prepare for 2 months. I was the first game for championship, and we take 3 points in our game. It's happiness, and I saw something what I built to my team. I feel something now it's coming, but you notice on the 80%, but like 55% now the young he try I make the best. What's the plan for the next match? No, the plan, but we play against Nyanza, and we will find some information about Nyanza, because last time we saw it like he play against Magaju. Now we saw like he play, and we're gonna prepare. But we are at home now. We cannot play like back, but we start to attack, because it's home game, and we must push them to get a good result. Give one message to the sponsor team. I mean, Marshall Rio Estate and the other team they cooperate. Yeah, the first one, but you know, I told it to my kids. You know, the first win is a bonus for the president. You know, because the president make a lot of things, everything. Because we are here. That victory we give the president, but the second we're gonna look the second victory for us, and we say thank for president, and you continue like that. I think if you continue like that with this communication, maybe inshallah, if God say, I know we are God, and we'll go very far with the president and this team. Today we have not seen some key players like Africa and Jide. What is the update? That is I cannot answer this question, but is this the problem of administration? You can ask the SG. He can tell you, but me, I know I ask all the players who are ready to play, and they give the name of the players can play, and they use it. Another player maybe I don't know. That is a question for the SG, and me too. I'll ask him. Even some problem, I think we have 2 weeks, and we'll fix everything to prepare the next game on the like all group. Yeah. What are you going to do now for the next games? For next game, that I said, next game we play home game, and we'll try to push them to take victory, because you know the championship is the first league. That is we try to take the point, but you know the second leg sometimes you know the team now will be strong. That is now we can. It's a time to try to take the point. Thank you so much. You're welcome.